unyemerere ubwire mbere yuko ngira ubwenge icyo data yambwiye. Yego. Data yarambwiye ati mwana wanjye ndi uwa mbere wacu, aturabona zino ntoki. Yego. Ati zikura ukuboko kumwe. Yego. Ntabwo zibeshye ariko zinuzuzanya. Ati namwe abana banjye ko mbabyaye nzakora uko nshoboye mwiga ariko ntimuzigera mubeshye. Yego. Ati mbabeshye ngo muzareshye. Ati mbabwiye ngo muzareshye naba mbabeshye. Muzaryana mupfusa kuko kureshya ntibizakora. Yego. Ati kandi uzajya kwiga muziga n'abantu muzarangiza na rimwe mu graduating mubone diplome. Muzareshye. Yego. Ntuzaryane n'undi muntu kuko ni kwisi yubatse. Yego. Rero ati muzagere kwihangana mugire discipline, ikinyabupfura mu kazi, ukunda akazi nunakosa ubabarirwe kuko batakusanzwe bakuziho amafuti. Rero muri iyi si ngaruka ku kibazo barumbajije, isi yanyigishije iki? Iyi si isaba kugira ikinyabupfura, kandi si ikinyabupfura cyo kwiyorobeka no kugira gutya. Ni ikinyabupfura cyo kubahiriza gahunda, ni ikinyabupfura cyo kuba umunyakuri, ni ikinyabupfura cyo kuba inyangamugayo, ni ikinyabupfura cyo kudahemuka. Yego. Niyo uguye mu bibazo barakumva. Yego. Usaba imbabazi sosiyete ikakumva. Yego. Ariko uguye mu bibazo usaba imbabazi sosiyete ntikumva iyo wamaze kuba vumwa. Yego. Rero icyo iyi si yanyigishije muri uyu nuko nta nzira y'ubusamo ihari, kandi ntawubaho nk'uko undi abayeho. Buri muntu agomba kubaho ubuzima bwe n'inzira ye, kuko umugisha w'umwe aho uturuka siho wundi uturuka. Yego. Kandi igihe uzira siho icyundi uzira. Yego. Buri muntu agira igihe. HM Stories, we are here to share only positive thoughts.